Ibi ni ibintu byari byitezwe ndetse byari byaratinze no kuba. Ibiciro mu Rwanda byazamutse ku rwego rwo hejuru, ibyo kurya n'ibyo twakoreshaga kugira tubeho byazamutse ndetse bishobora no gukomeza kuzamuka ku kindi kigero cyo hejuru. Ku buryo hari n'ibicuruzwa byagiye bizamukaho ku giciro kingana na 50%. Ubu ngubu ngira ngo murabizi ko abaguraga gaze ibiro 6 ku 9,800 ubu ngubu biri kugura 12,500. Ingendo ho urugero twavuga nko kuva Nyabugogo ugihuye ibiciro bisanzwe byari 3750, none ubu ngubu byabaye 5000 n'amafaranga 68. Urumva ko ibiciro byagiye byikubaho ku kigero cyo hejuru. Tutirengagije ko nibikomoka kuri petrol na haruko nguko byagenze, tutagiye twirengagiza n'ibindi byinshi. Ibyo ngibyo mbere yuko tubyinjiramo ni ibintu twari tuzi ko byose biri guterwa n'intambara iri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran, ndetse n'uriya muhora wa Hormuz byatumye hirya no hino ku isi ibiciro bizamuka ku kigero cyo hejuru kugeza no kuri Amerika nyirizina, ntugire ni mu Rwanda gusa. Iki ni ikibazo kizamuka ry'ibiciro kigomba kureba isi yose, mwibutsa ko ibibazo bimaze kutugeraho hirya no hino ku isi nubwo ari inkuru idashimishije zamuka ry'ibiciro. Ibi ni ibintu bibaye ari uko intambara imaze ukwezi n'ibyumweru birenga itangiye. Ibaza ino ntambara nitinda kuko biragaragara yuko ishobora kuzamara igihe kinini. Katubanza twumva Minisita w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda ibyo yatangaje mu nama iherutse kuba, inze none turebere hamwe igikomeje gutera iki kibazo hirya no hino ku isi. Kuzamura ibiciro bikurikije uko isoko mpuzamahanga rimeze, kugira ngo twese turumva ko nta gikomeye kirimo, niko bikwiye kugenda. Kubera ko ikintu dukwiye kwirinda nuko ku isoko ryacu hataba izo produit dushaka. Ibintu by'ibiciro dushobora guhangana nabyo, ariko icyo tudashobora guhangana nacyo no kuvuga ngo nta produit dufite. So ariko mesure turimo gufata dufite amakipe y'abakozi muri za ministeri baba bagenda ku masoko bareba ku biciro biri kuzamuka. Ntabwo tuzaza ngo twempoze umuntu ngo igiciro ni iki, ariko umuntu akwiye kutwereka impamvu cyazamutse iyo ariyo. So abakozi barahari babicunga. Nuko umwiyumve Minisita w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda yari ari gusobanura ibyizamuka ry'ibiciro uko bigiye kuzamuka, ndetse anagaragaza ko muri iyi ntambara imaze hafi ibyumweru 5 u Rwanda rutari rwarigeze ruzamura ibiciro. Aha yasobanuye ko bari bakomeje guhangana no gukomeza kwita ku muturage kugira ibiciro ntibizamuke. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva yasobanuye ko abanyarwanda bagomba kwitegura izamuka ry'ibiciro ariko nanone ntibakangarane. Mu magambo yavuze ngo kiriya kibazo kiri kugira ingaruka mu bijyanye n'ubuhahirane mpuzamahanga, cyane cyane mu bijyanye n'ingufu z'ubwikorezi. Bikaba byaramaze kugira ingaruka ku biciro by'isoko mpuzamahanga, cyane cyane ku biciro by'ibikomoka kuri petrol ndetse na gaze. Uyu muhora wa Hormuz kano kanya ufunze niwo wacishwagaho gaze ndetse na petroli, aho biriya bihugu harimo Qatar biri mu byoherezaga gaze nyinshi hirya no hino ku isi. Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda asobanura yuko iyi ntambara iri guhuza Iran, Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kugira ingaruka mu buryo bubiri ku gihugu cy'u Rwanda. Uburyo bwa mbere ni ingaruka ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu mahanga, aho zimwe mu nzira zamaze gufungwa. Nanone harimo ibicuruzwa byoherezwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyoherezwaga muri Leta z'Abarabu. Uburyo bwa kabiri, iyi ntambara igiye kubangamira u Rwanda bitewe n'ibicuruzwa u Rwanda rwatumizaga ku isoko mpuzamahanga, aho bavuga yuko ibiciro byabyo byazamutse ku kigero cyo hejuru, bityo rero bigatuma ku isoko mpuzamahanga no mu Rwanda ibiciro bizamuka. Minisitiri w'Intebe yakomeje kugenda avuga ngo izi ni ingaruka turi kubona zishobora kuba ku gihugu cyacu, biteganyijwe ko bizagira ingaruka ku bukungu bw'isi yose muri rusange, aho biteganyijwe ko bishobora kuzava kuri 3.3% bikamanuka bikagera kuri 2.7%. Yakomeje avuga ati bizagira ingaruka kandi ku bwiyongere bw'ibiciro ku isoko ry'u Rwanda, bisobanuye ko bizagira ingaruka hafi kuri buri munyarwanda wese. Gusa kongera gahumuriza abanyarwanda agira ati tugomba kubyitegura ariko ntitugomba gukangarana. Minisitiri w'Intebe yakomeje avuga ko ubudahangarwa bw'ubukungu bwacu nk'u Rwanda bushingiye ku bufatanye bwacu twese, tukaba dusaba abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri petroli, harimo no guhagarika ingendo zitari ngombwa.
Minisitiri yakomeje agira ngo ibiciro bishoboka gukomeza kuzamuka ku isoko ariko bitavuze yuko u Rwanda rwashaka kuzamura ibiciro ahubwo ari ukubera yuko ariko isoko riri kubyerekana. Yakomeje abwira abanyarwanda ati hari hashize iminsi 35 intambara itangiye ya Iran, Amerika ndetse na Israel, atari ku Rwanda ntago rwari rwarigeze ruhindura ibiciro kuva intambara itangiye. Yanabibukije ko iyi ntambara ijya gutangira akagunguru ka essence cyangwa se bikomoka kuri petroli kaguraga amadolari 70 ariko akagunguru kageze ku madolari arenga 100. Yongeye agira ati ibiciro bikomoka kuri petroli bikomeje kuzamuka cyane, noneho bano bacuruzi basanzwe bacuruza petroli na essence n'ibindi bashobora kuzabura amafaranga yo gusubira kurangura. Mwibutsa ko nyaboneka niba turakora subscribe wacikanywe, kuko ibiganiro bisesenguranye ubwenge ndetse n'ubuhanga bigiye kuzajya bicana kuri Area Coach Rwanda. Shimira cyane abakomeje gukora subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora nonaha.